gusimbuka ikigo bakava mu mahome baryamagamo bakarara bagenda kugira ngo binezeze bashimishe imibiri yabo, ndetse bagakoresha imiti itandukanye kugira ngo bakuremo amada babaga batwise. Ntushobora kwizera ndetse no kwemera ibintu abana b'abakobwa bakoraga muri iki kigo. Iyi niyo mpamvu ugomba gukurikirana umwana wawe nk'uko bikwiye, cyane cyane aba bana biga muri interina. Uti byagenze gute? Reka dutangire inkuru yacu mu kigo kimwe cyitwa Goodness College. Uyu mwana w'umukobwa Anita, buri umwe wese wasangaga amwitegereza. Yari umukobwa mwiza, wambaraga neza, iniforume ye buri gihe yahoraga isa neza, ifuze, imisatsi ye yahoraga itunganyije neza, kandi yahoranaga inseko nziza, yahoranaga akamwenyu mu maso. Abarimu bose baramukundaga, ndetse n'abanyeshuri bagenzi be baramwemeraga cyane. Iyo habaga ari ku manywa, Anita yagaragaraga nk'umwana w'umukobwa witonda. Buri mubyeyi wese yifuzaga yuko umwana we yaba nka Anita. Ariko iyo byageraga nijoro, Anita neza arahindukaga, agahinduka undi Anita atari wa wundi wo ku manywa. Anita yari afite ubuzima bw'ibanga, ariko nta muntu n'umwe wari ubuzi. Mu macumbi babagamo, iyo bamaraga kuzimya amatara ndetse buri umwe wese amaze gusinzira, Anita yahitaga noneho we abyuka, akabyuka akagenda yomboka gake gakeya, yirinda yuko ashobora kugira uwakangura akamubona. Noneho yarangiza agafata imyenda agashyira mu gakapu gatoya. Aho ngaho muri ako gakapu yashyiragamo indi myenda atari imyenda y'ishuri, imyenda isa neza iburiya, imyenda yo muri za club. Anita yahitaga asohoka, noneho yarangiza agasimbuka igipangu. Iyo yageraga hanze yahitaga ahindura imyenda, noneho akambara imyenda myiza, agakuramo iniforume yari yambaye. Wa mwana wari umunyeshuri agahita ahindukamo undi muntu usanzwe, agahindukamo umukobwa usa nkaho rwose ari umukobwa wo mu mujyi. Buri joro yajyaga mu birori byinshi cyane bitandukanye, akinjira mu makarabu atandukanye aho imiziki yabaga iri kuvuga cyane. Anita iyo yageraga muri aya makarabu yarishimaga cyane, agaseka, akabyina, akumva ubuzima ni bwiza. Iyo byageraga saa 11, Anita yahitaga ava aho ngaho akaza akongera akarenga igipangu, agahita ahindura imyenda vuba vuba, akongera akaryama ku buryo nta muntu n'umwe uri bumubone. Mu ishuri, haba ku barimu, haba ku bana biganaga na Anita, bamufataga nk'umumarayika. Nta muntu wabashaga kuba yakeka uyu mwana w'umukobwa Anita. Ariko iyo byageraga nijoro, yajyaga mu bundi buzima bw'ibanga. Ubuzima bwa Anita bwarakomeje. Anita yakomeje kwiga, ariko yiga mu ubwo buryo. Nuko ijoro rimwe ubwo Anita yari ari mu kirori kimwe, iki kirori cyari kirimo abantu benshi cyane b'abasitari, hari umuziki mwinshi cyane. Igihe yari ari kubyina, yahise ahura umukobwa mwiza cyane. Nuko wa mukobwa arangije aramwegera, noneho aramwongorera, aramubwira ati, wari uzi yuko ushobora gukorera amafaranga menshi cyane? Wowe zana abandi bana b'abakobwa nkawe benshi, abagabo hano bazajya babishyura, kandi buri umwe wese ndakwizeza yuko azajya asubira mu rugo yishimye afite amafaranga. Anita akimara kumva ayo magambo, mu mutwe byahise bihinduka, amera nk'injangwe yumvise imbeba. Ibi bintu uyu mukobwa yaramubwiye yari yumvise ari ibintu byiza cyane. Nuko Anita arangije atangira kubitekerezaho, nuko atangira kwibaza ati, ese ninde naheraho nzana? Byarangiye mu mutwe we hajemo izina Toshi. Toshi yari akana k'agakobwa kigaga kuri icyo kigo, kakiri gatoya, ariko kakaba karaturukaga mu muryango utifashije. Aka kana gahoraga kicaye, ariko ubona mu maso yako kababaye, gafite agahinda. Ntabwo uyu mwana ababyeyi bajyaga bamusura na rimwe, ndetse nta kintu na kimwe bajyaga bamwoherereza. Uyu mwana w'umukobwa yaryaga ibiryo byo ku ishuri gusa, ntabwo yabashaga kujya muri kantine nk'abandi. Yari umwana uturuka mu muryango ukennye, ndetse rimwe na rimwe hari igihe yasangaga ibiryo byashize ku ishuri, akagenda akaryamana inzara. Anita yari azi neza ibibazo by'umwana w'umukobwa Toshi. Nuko Anita arangije afata umwanzuro wo kugenda agakoresha Toshi mu nyungu ze. Nuko umunsi wakurikiye, Anita yahamagaye Toshi inyuma y'amacumbi yabo mu magambo meza cyane yo kumuryoshya. Aratangira aramubwira ati, Toshi, nabashije kubona yuko ufite ibibazo bitandukanye. Ese urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko hari uburyo wakorera amafaranga kandi ukabaho neza? Nuko Toshi arangije aramwitegereza, aramubwira se, ese niki ushobora gukora? Anita arangije aramubwira ati, wowe nijoro uze kuza tujyane, wowe humura, buri kimwe cyose ndaza kucyitaho. Ndagusezeranya yuko uri bukorera amafaranga menshi cyane, uragura ibyo kurya,
ndetse kugura buri kimwe cyose wifuza. Toshi yabanje kubyanga, ariko kuba yabwiwe yuko ashobora kubona amafaranga akabasha kurya neza byabashije kumuganza. Nuko byarangiye Toshi yemereye Anita, arangije amubwira ati "Okay, sawa turajyana." Iryo joro ubwo buri umwe wese yari amaze gusinzira, Anita yabyukije Toshi, noneho arangije amuha agakapu gatoya, noneho barangije basimbuka igipangu nk'uko Anita yarasanzwe abikora. Nuko bageze hanze, Anita arangije aha Toshi ikanzu nziza ibengerana cyane isa neza. Toshi arangije yitegereza ino kanzu, Anita arangije amubwira ati "Fata ikanzu yambare." Ubwo rero bari bageze mu kirori, Toshi yari yinjiye asa neza cyane, ari kubengerana. Ahantu ikirori cyari kiri kubera hari harimo amatara menshi cyane, hasa neza cyane, umuziki uri kuvuga mwinshi cyane, ndetse abantu bari guseka bishimye. Ariko Toshi ubwo yinjiraga mwangaha byasaga nk'aho ari bidasanzwe kuri we, kuko nibwo bwa mbere arageze ahantu nk'aha. Nuko umugabo umwe aramwegera ndetse arimo amusekera. Nuko Anita arangije aramwongorera, aramubwira ngo jyana nawe, uraza kumera neza, humura. Nuko Toshi arangije yizera amagambo ya Anita, akurikira wa mugabo. Nuko hashize amasaha yagarutse afite amafaranga menshi cyane mu ntoki. Nuko ubwo barimo bagaruka ku macumbi yabo, Anita yarishimye cyane. Nuko barangije barinjira mbere yuko bucya. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Toshi yarananiwe cyane, afite ibitotsi, dore ko aribwo bwa mbere yarabikoze, ntabwo yarabimenyereye. Ariko nubwo yarananiwe, umufuka we wari wuzuye, yari yabashije kubona amafaranga. Igihe barimo rero bagabana amafaranga, Toshi yasaga nk'aho yishimye, ariko nanone akagaragara nk'aho yumva yakoze icyaha. Ubwo guhera uwo munsi Anita ndetse na Toshi bahise bafatanya, noneho bose bafatanya kubika ibanga ryabo. Ariko ahangaha nibwo umukino wari ugitangira. Toshi byaramushimishije cyane, yahoraga yishimye kubera amafaranga, yari yarabaye excited. Umunsi umwe wonyine yasimbutse ikigo akajyana na Anita, byahise bimera nk'aho ari maji. Ariko ibona afite amafaranga bara amadolari, yakoze shopping, agura ibyo kurya, agura snacks, agura amata, agura ibintu byinshi cyane, ararya arinezeza. Kuri uyu mwana w'umukobwa Toshi byari bimeze nk'aho ari ijuru rishyashya yinjiyemo. Ubwo Toshi yari yicaye inyuma y'amacumbi yabo, yicaranye na mushuti we biganaga. Noneho arangije atangira gutekerereza mushuti we ibijyanye n'amabanga n'ibintu amaze iminsi akora. Nuko arangije amubwira ati "Simi, urabizi neza yuko ushobora gukorera amafaranga menshi. Wowe icyo ukeneye gusa nuko ugomba kuza ukajyana nanjye ndetse na Anita ukatwiyungaho. Ndakwizeza yuko uri buzane amafaranga menshi cyane." Guhera uwo munsi noneho inkuru yatangiye kuzenguruka. Buri mukobwa wese yatangiye kujya yegera wa mukobwa Anita, bamusaba yuko bashobora gukorana nawe. Nuko Anita byaramushimishije ahangaha cyane, abona yuko agiye gukora business ye neza, atangiye kubona abayoboke benshi. Yarishimye cyane kubera ko yabonaga groupe iri kugenda ikura. Rero icyo yakoze ahangaha, yahisemo abakobwa beza kandi abakobwa babona yuko bashabutse. Nuko icyumweru cyarangiye, ya groupe ye imaze kugira abana b'abakobwa 6. Buri umwe wese yari yiteguye kuza gusimbuka ikigo nijoro, noneho bakaza kugaruka mu gitondo bukeye. Rero ubwo Anita yaratangiye gukorana n'abakobwa benshi, yashakaga noneho gutangira akorganiza ibintu bye kugira ngo bitazabasha kumenyekana. Nuko arangije aravuga ati "Ntabwo tugomba gufatwa, buri umwe wese ahangaha agomba gukurikiza amategeko yanjye. Nihagira umuntu udakurikiza amategeko yanjye, twese tuzajya mu bibazo." Itegeko rya mbere ryari ryo kugura amatelefone, ariko bakayabika mu buryo bw'ibanga. Bakoraga ibishoboka byose bakazihisha mu tubati twabo, cyangwa se munsi y'amamatera baryamagaho, cyangwa se bakazihisha mu nkweto. Izi telefone icyo bazikoreshaga, bacatingaga n'abagabo, noneho bagahana gahunda uburyo bari buhure nijoro. Ariko mu gihe gitoya
hari ikintu cyabaye kidasanzwe batari biteguye. Hashize igihe gitoya umukobwa umwe muri bo witwa Temi atangira kubura imihango. Uyu mwana w'umukobwa atangiye kugira ubwoba, ubwo noneho arangije abibwira Anita wa mushefu wabo, arangije aramubwira ati ndakeka ntwite. Ibi yabimubwiye ari kuzenga amarira mu maso. Ubwo Anita arangije aramwegera, arangije aramubwira ati ntugire ubwoba, njyewe nzi umuntu uri buduhe imiti tukabikemura. Nuko Anita muri iryo joro ahise asimbuka igipangu aragenda, atari uko agiye mu kirori ahubwo agiye kureba wa mugabo ngo amuhe ibinini. Ubwo rero aragiye, arangije umugabo amuhereza utunini, arangije aramubwira ati ugende umubwire aruhuke iminsi mikeya kandi umubwire abikore mu ibanga ntihagire umuntu n'umwe ubimenya. Nuko Anita yaragarutse, arangije twa tunini aduhereza wa mwana Temi. Nuko Temi nta nubwo umunsi wakurikiye yigeze ajya mu ishuri, ahubwo yagumye cyangwa mu macumbi yirwajije avuga ko arwaye. Ku munsi wa gatatu Temi yari yabashije kugira imbaraga, ameze neza rwose, ameze nkaho nta n'icyabaye. Nuko ibi bintu byo gukoresha utu tunini noneho byahise bimera nk'umuco kuri bo. Iyo umukobwa muri bo yatwitaga, Anita yazaga kuri uyu mugabo akamuha utunini two gukoresha kugira ngo akuremo inda. Noneho yarangiza akamubwira ati fata utunini ariko ibi bintu ugomba kubigira ibanga. Nuko abakobwa rero bakomeje umuco wabo wo gusimbuka igipangu bakajya mu tubyiniro, bakagenda bakabyina bakishimishanya n'abagabo, ubundi mu gitondo mu rukerera bakagaruka. Ahangaha Anita yagenzuraga buri kimwe cyose nka shefu wabo. Aba bana b'abakobwa bizeraga uyu mukobwa Anita cyane, ariko icyo batari bazi, ntabwo bari bazi yuko inzira bari batangiye ari inzira ishobora kubarangiza. Kuri iki kigo hari undi mwana w'umukobwa witwaga Ubwo. Uyu mwana w'umukobwa nawe akaba ari umwana mwiza cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari umwana buri umwe wese akunda hano ku kigo. Yari umwana w'umukobwa witonda kandi ukurikira amasomo neza, ndetse ikigo nicyo cyari cyaramuhembye kumurihirira kubera ko yitwaraga neza kandi akaba ari umuhanga. Yari afite ababyeyi bamukunda cyane. Igihe cyose yabaga agiye kuva mu rugo agiye ku ishuri, bamugiraga inama bakamubwira bati ugomba gukurikirana amasomo, ikindi cya kabiri ugomba kwirinda ibibazo kandi ugomba kuduhesha agaciro. Ubwo iyo yageraga ku ishuri niko yitwaraga rwose, yitwaraga neza, yirindaga ibibazo ibyo ari byo byose kandi igihe cyose yicaraga imbere. Ariko ubwo yahuraga na Simi ndetse na Eni, ibintu byose byarahindutse. Abo ngabo nabo bakaba barabashuti ba Anita ndetse bakaba ari abafatanyacyaha ba Anita. Simi ndetse na Eni bari batandukanye cyane na Ubwo. Bari abana b'abakobwa bava mu miryango ikize cyane ndetse babagaho nk'abamikazi aho ngaho mu mahome. Bambaraga imyenda ihenze cyane, bakagura icyo bashaka ndetse bakaba bafite amatelefone agezweho. Ubwo yahoraga atangarira ubuzima bwabo. Nuko umunsi umwe ari nimugoroba, Simi arangije yegera Ubwo. Nuko arangije amubwira ati Ubwo, ese nukubera iki ugumanga wicaranye n'abana b'abakobwa badafite vibe? Ngwino uba uri kumwe natwe. Ubwo ahangaha yabanje kwanga kubera yuko yari amaze iminsi yumva amagambo menshi avugwa ku mwana w'umukobwa Simi ndetse na Eni ndetse n'inshuti zabo. Ariko uburyo Simi yavugaga ndetse akaba yarafite amagambo aryoshye byatumye Ubwo ahinduka. Bidatinze Ubwo yatangiye kujya agendana n'abo bakobwa. Nuko umugoroba umwe Simi yarangije aravuga ati iri joro turaza gusimbuka igipangu tujya hanze, hari ikirori turashaka kuza kujyamo kandi turifuza yuko waza ukajyana natwe. Ubwo ahangaha ahita yikanga, arangije arabwira ati oya, njye ntabwo nakora ibyo ngibyo, ese ubwo ngubwo turamutse tubikoze bakadufata. Eni arangije araseka arabwira ati ese dufatwa nande? Ati ubwo buri umwe wese arabikora, ntukigire umwana cyane. Ariko se ubundi nta nubwo ushaka kuryoshya umunsi umwe byibuze ngo wumve uko bimera? Aba bana b'abakobwa bakomeje guhatiriza Ubwo, birangira Ubwo abemereye ko nijoro ubwo abandi bamaze gusinzira, Anita, Simi, Eni ndetse na Ubwo basimbutse igipangu. Noneho barasohoka, barangije bamuhereza agakanzu gatoya kagufiya ndetse bamuhereza na telefone. Ubwo arangije yitegereza ya kanzu bamuha, arangije arabwira ati oya, aka gakanzu ni kagufi cyane. Nuko Simi arangije aramuseka
aramubwira ati se urashaka kwinjira muri club umeze nk'umukecuru, ambara iyo kanzu cyangwa se usigare. Ubwo yahise yambara aka gakanzu, binjiye muri club basanga club iruzuye, abantu bari kubyina, abantu bari kunywa. Ariko ubwo akigera mwahangaha yahise yibura, yatangiye kwibura. Ariko Simi ndetse na Eni babaga bari kuzenguruka bameze nkaho bibereye mu rugo iwabo. Nuko ubwo yari yicaye kuri kontwari, umugabo umwe yaramwegereye, yari umugabo muremure ndetse umugabo ubona ko afite confidence. Nuko arangije aramubwira ati mukobwa mwiza bite, ese witwa nde? Nuko ubwo isoni ziramwica, arangije areba ku rundi ruhande. Nuko arangije aramubwira ati ntago ngiye njya mvugana n'abantu ntazi. Noneho wa musore arangije araseka, aramubwira ati ngiye banyita Sam, nifuzaga kuba inshuti yawe. Ahangaha ubwo ntago yigeze amenya uko yasubiza uno musore, ahubwo yagumye aho ngaho acecetse. Sam mbere y'uko ava aho ngaho yamuhaye agapapuro kanditseho nimero za telefone, arangije aramubwira ati umuhamagare. Icyo gihe rero bagarutse mu kigo. Noneho bukiye mu gitondo, Simi ndetse na Eni batangira kubwira ubwo ibijyanye na Sam. Baratangira bamubwira bati ariko wowe waba utekereza uriya mugabo ari nde? Simi ntiwari umumubwira, arambwira ati uriya mugabo ni umukire, urabizi neza ko uriya mugabo yakugura buri kimwe cyose wifuza. Ubwo arangije azunguza umutwe, arangije arababwira ati njye nta kintu na kimwe nkeneye kuri uriya mugabo. Ariko ahangaha Simi ndetse na Eni ntago bigize bahagarika kumuhatiriza, batangiye kumwizeza bamubwira ukuntu ashobora gukirira kuri uriya mugabo. Nuko gake gakeya uyu mwana w'umukobwa byatangiye kumwinjiramo. Nuko umunsi umwe ubwo arangije afata telefone ahamagara wa musore Sam. Byagezeho rero ahana gahunda na Sam kugira ngo bahure baganire. Nuko ubwo yahuraga na Sam yamwakirije impano nyinshi cyane ndetse n'amafaranga. Nuko ubwo rero yaragarutse agaruka ku mahome yabo. Ariko ahangaha ubwo yagombaga gukora ibishoboka byose, mu gitondo akajya mu ishuri akajya kwiga. Nuko igihe kimwe rero ari nimugoroba, ubwo yari yicaye ari kwiga, telefone ye irangije irasona. Yari message yari iturutse kuri wa mugabo Sam. Nuko arangije amwiriza message aramubwira ati iyi weekend bukurikire ni anniversaire yanjye, ndashaka yuko wowe n'inshuti zawe mwaza mu kirori, ndaza kohereza imodoka ize kubafata. Simi yarishimye cyane igihe ubwo yaramubwiye ko Sam yabatumiye. Arangije aramubwira uzi ibyo ngibyo icyo bisobanuye uko byanze bikunze inzu ye imeze nk'aho ari ubwami. Ibyo yabimubwiye arimo akoma amashyi. Nuko uko bari bicaye rero barimo baganira bavuga ibyerekeranye n'icyo kirori, Simi arangije arababwira ati bakobwa murabizi, aya ni amahirwe akomeye cyane. Ahangaha turaza guhura n'abandi bagabo bafite amafaranga. Ariko ubwo ahangaha ibintu byari byamucanze, yari atarabyakira muri we atarabimenyera, ariko ntabwo yashakaga gutenguha inshuti ze. Nuko rero weekend igeze barasohotse, bagisohoka bahura n'imodoka nziza cyane ihenze yaje kubafata. Umushoferi ahita afungura urugi akibabona aseka, arangije arababwira ati mwinjire. Abana b'abakobwa bahise babatwara bajyana ahari habereye cya kirori. Urebye binjiye nk'aho ari abamikazi. Bageze ku nzu ya Sam, ubwo yahise yumirwa. Inzu yari nini cyane, amamodoka yari aho ngaho yari amamodoka ahenze cyane. Inzu bari bayidekuye yuzuyeho amatara ari kwaka cyane ashayininga. Ikirori cyari cyuzuyemo abakire benshi cyane batandukanye, abantu bari kunywa inzoga zihenze cyane. Ahangaha abantu bari guseka bishimye, bari kunywa, bari kubyina, buri umwe wese wari uri ahangaha yari yishimye. Nuko Sam akibabona yahise abakira yishimye cyane. Arangije aramureba aramubwira ati urasa neza cyane. Yabimubwiye amureba, arimo areba. Ubwo rero ikirori cyarakomeje. Nuko Sam arangije afata ubwo amujyana ku ruhande, arangije amuha ikanzu nziza cyane, ikanzu yasaga neza cyane yayuzeho inyenyeri iri kuburiya.
nuko arangije aramubwira ati iyi ngiyi nayiguriye wowe. Ubwo yahise asimayiringa araseka, arangije aramubwira ati urakoze. Ariko hashize amasaha makeya Sam yatangiye guhinduka, arangije aramwegera aramubwira ati Hugo, urabizi nakomeje kuba umuntu mwiza cyane kuri wowe, ariko ndakeka ari igihe cyo kugira ngo unshimire, ngwino tujyane mu cyumba cyanjye. Akimubwira ibyo ngibyo ubwo yahise atangira kugira ubwoba, umutima utangira kumusimbuka. Ubwo arangije aramubwira ati ibyo bintu ntabwo ushobora kubikora, atangira gusubira inyuma. Sam arangije aramubaza ati sinuko icyo utabikora, ese ntabwo nkunda, naguhaye ibintu byinshi cyane by'agaciro. Ubwo aho ngaho yatangiye gutitira, atangira kugira ubwoba bwinshi. Arangije aramubwira ati njyewe nihaye isezerano, nisezeranyije yuko ntazigera niha umugabo uwo ari we wese kugeza nkoze ubukwe. Sam ahangaha yahise atangira kurakara, amasezerano ntabwo akora ahangaha, uyu munsi iri joro uri uwanjye. Nuko ako kanya ubwo ataragira ikintu na kimwe asubiza, ako kanya Sam yahise amufata aramukurura amuzamukana ku maesikariye amujyana mu cyumba cye. Uyu mwana w'umukobwa yaramwinginze, arapfukama aramutakambira, arangije aramubwira ati Sam ndakwinginze ibi bintu bibikora. Umwana w'umukobwa ararira cyane, aramuririra, arangije aramubwira ati mukuru wanjye yarapfuye igihe yarimo agerageza gukuramo inda, none nanjye urashaka yuko nishyiramo ibi bintu? Njye ndumva ibi bintu atari byo, mbabarira winkorera ibi bintu. Ariko Sam ntabwo yigeze amwumva. Sam yaramufashe amwiza mu cyumba, arangije arafunga, arangije aramusambanya ku ngufu. Ubwo ahangaha yaratatse cyane, aratabaza, ariko nta muntu wari kumwumva, imiziki yari iri kuvuga cyane. Sam yahise amusiga aho ngaho, arangije yisubirira mu kirori ndetse amusiga nkaho nta cyabaye. Nuko ubwo n'agahinda kenshi arangije afata ya kanzu yamuhaye arayambara, kubera yuko niyo kanzu yari afite yonyine aho ngaho. Ubwo rero yari ari kumanuka ku maesikariye, Simi yahise atangira kubibona. Simi yahise abona ya kanzu yari yambaye, arangije atangira kumubwira ati wow, ubwo urasa neza cyane. Uyu mukobwa Simi ntabwo yigize abona ko ubwo mu maso ye afite agahinda, ahubwo yahise abona ikanzu. Nuko arangije aramwegera aramubwira ati ndakwinginze nimumfate munsubize ku ishuri. Ibi ngibi yabimwongoreye, amarira ari gushoka ku matama. Nuko Simi ndetse na Eni barangije barabyemera, bamugarura ku ishuri. Uyu mwana w'umukobwa yaraje araryama n'amarira menshi n'agahinda. Ubuzima bwe bwahise buhinduka guhera uyu munsi. Hashize ibyumweru bikeya, ubwo noneho yatangiye kumva arwaye, yabyukaga ananiwe, yumva afite umunaniro udasanzwe, ndetse akumva umutwe uramurya ndetse no mu nda akababara. Nuko umwe mu nshuti ze atangira kubona ibimenyetso, arangije aramubwira ati genda keka dushobora gukora test tukareba uko bimeze. Aho ngaho ubwoba bwatangiye kumwica. Nuko ubwo bakoraga test basanze uyu mwana w'umukobwa atwite. Uyu mwana w'umukobwa noneho yahise amera nkaho isi imugwiriye. Ubwo yicaye ku gitanda cye, umutima utangira kumurya, ubwonko bwe butangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Ahangaha yahise atangira gutekereza ku babyeyi be, atekereza uburyo bamukunda, atekereza imigambi bari bamufitiye, yongera gutekereza mu mukuru we wari warapfuye, apfuye agerageza gukuramo inda. Ibi bintu byose byaragiye biramuremerera, amera nkaho ateretsweho ibuye rinini cyane ku bitugu. Nuko arangije abitekereza Anita, arabimubwira, aramubwira ati Anita ndatwite. Nuko Anita arangije aramubwira ati humura ntabwo ari ibintu birenze. Arangije akuramo twa dupackage tw'ibinini aramuhereza, arangije aramubwira ati fata tuno tunini tunywe uraza kumera neza nta kibazo. Buri umwe wese akoresha tuno tunini, ariko ahangaha ubwo yarabyanze. Ako kanya yahise atangira gutekereza uburyo mukuru we yapfuye, nawe yakoresheje ibinini amagerageza gukuramo inda. Ubwo yari yarabonye ababyeyi be bashyingura mukuru we, yabonye uburyo bamuririye, yabonye uburyo bari bababaye. Arangije aramubwira ati ntabwo nabikora, aramubwira ati ntabwo ibi binini nabyakira. Ako kanya Anita yahise atangira kurakara, arangije aramubwira ati okay, ibyo birakureba, ibintu nibiramuka bibaye nabi ntutekereze yuko ndi bugufashe. Ubwo yakomeje kwicara ku buriri bwe, atangira kurira cyane. Ubwo yari yaguye mu mutego wenyine,
kandi nta nubwo yari azi icyo gukora muri ako kanya. Nuko ubwo uwo mwanzuro yari afashe wo kudakoresha ibinini kugira ngo akuremo inda wahise utangira kubangamira ya gurupe ye bari basanzwe basohokana. Nuko ba bakobwa ya gurupe ye bari basanzwe bajyana bahise batangira kumucikaho. Ubwo ahangaha yahise amera nkaho isi imurangiriyeho. Ijoro ryose uyu mwana w'umukobwa yararaga yicaye. Nyuma yaho rero ubwo yaje kwigira inama yo guhamagara wa mugabo Sam, nuko arangije afata telefone ahamagara Sam. Ahangaha yarimo atekereza avuga ati wenda nimbwira Sam uko bimeze wenda ashobora kumfasha. Yafashe telefone arangije aramuhamagara ariko ari gutitira intoki n'ubwoba bwinshi. Umwana arangije ati halo Sam. Sam arangije aramubaza ati ninde tuvugana? Umwana w'umukobwa arangije amubwira ati ni njyewe ubwo. Arangije amubwira ati Sam ndatwite. Ako kanya Sam yahise aceceka. Nuko sashize akanya Sam aravuga. Arangije amubwira ati ibyo ntabwo ari ibibazo bindeba, genda ujye gushaka umuntu waguteye inda umpa amahoro. Ubwo yahise bimutungura. Arangije aramubwira ati Sam ni wowe wenyine? Ariko atararangiza kuvuga Sam ahita amukupa. Noneho ubwo uyu mwana w'umukobwa yageragezaga kongera kumuhamagara yasanze Sam yamuborotse. Uyu mwana w'umukobwa agahinda kahise kamwica, yumva byose bimurangiriyeho, yumva ntaho afite ho kujya, yumva ntacyo afite cyo gukora. Yatangiye kurira cyane. Arangije yicara ku buriri bwe. Arangije muri we atangira kuvuga ati byanze bikunze uyu mwana nzamugumana, uyu mwana nzamubyara, ntabwo nzamukuramo. Niyo byakwangiza ubuzima bwanjye ntacyo bimbwiye, uyu mwana ngomba kumubyara, ntabwo ngiye nshaka gukora ikosa nk'iryo mukuru wanjye yakoze. Ubwo yarabizi neza yuko ibi bintu bikomeye kandi bizamuteza n'ikimwaro, ariko ubwo yanze gukoresha uburyo bworoshye, yahisemo kugumana umwana we. Uko byagenda kose yahisemo ko umwana we azamubyara. Nuko rimwe ari nimugoroba ubwo yari ari muri class, hakaba hari hashyushye cyane, izuba ryavuye. Ubwo yatangiye kumva afite isereri, atangira kumva atari kureba neza. Nuko ubwo yari agerageje guhamagara umuntu ngo amufashe, yahise yikubita hasi. Aho ngaho buri umwe wese muri class yahise yikanga, batangiye kuvuga ati ubwo yikubise hasi. Nuko rero umwarimu yahise aza yirukanka aza kureba ubwo noneho barangije baramutwara mu mujyana kuri kilinike y'ikigo. Nuko umuganga arangije atangira kumukorera ibizamini. Ntabwo byafashe umwanya munini cyane kugira ngo bamenye ikibazo cya ubwo. Nuko umuganga arangije aricara imbere ye aramwitegereza. Arangije aramubwira ati uratwite? Nuko ubwo arangije atangira kurira. Uburemere bw'ibanga yari afite byari bigoranye kugira ngo abigumane mu mutima we. Nuko rero muri ako kanya uyu mwana w'umukobwa ubwo yatekereje umuganga buri kimwe cyose. Nuko umuganga yumva uburyo iki kibazo kiremereye. Arangije ahita ahamagara principal arabimubwira. Principal yahise ahamagaza inama byihuse. Ko principal arangije yitegereza wa mwana ubwo aramubwira ati ubwo mbwira byagenze gute? Nuko ubwo arangije n'ubwoba bwinshi cyane atitira ndetse ari kurira, avuga buri kimwe cyose, ahishura buri kimwe cyose, avuga ibyerekeranye na groupe, avuga ibyerekeranye n'ibirori bajyamo ndetse n'abagabo bahura nabo, ndetse avuga ko Anita ari we ukontorora, ari we ugenzura buri kimwe cyose, ari we mukuru wa groupe. Amarira menshi yarashokaga ku matama ye ubwo uyu mwana w'umukobwa yari arimo avuga buri kimwe cyose cyabaye, ariko nta kintu na kimwe yahishe, byose yabibwiye principal. Ahangaha principal ahangaha yahise arakara cyane, yahise ahamagara Anita, Toshi ndetse n'abandi bakobwa bakoranaga nabo. Nuko barangije abazana aho ngaho barabisobanura byose. Ukuri rero kwahise kumenyekana aho ngaho kuri icyo kigo. Amatelefoni barayafashe ari menshi cyane, ndetse n'ibinini byabafashaga kugira ngo bakuremo amada aho ngaho, ndetse bavuze n'umugabo wabahaga ibyo binini. Mu minsi mikeya polisi yari imaze gufata wa mugabo Sam. Anita, Toshi ndetse n'abandi bagenzi be bahise babirukana kuri iki kigo. Ababyeyi babo barahamagawe ndetse ikimwaro cyari cyinshi cyane. Umunsi wakurikiyeho ababyeyi babo ubwo bageze ku ishuri, ababyeyi bari bababaye cyane. Mama we yaramufashe arangije aramuhobera, arangije aramubwira ati mwana wanjye, ese ni ukubera icyo utambwiye? Twari kugufasha
ubwo guhera uwo munsi yicaraga wenyine yari yariyemeje yuko atazakuramo iyi nda ahubwo azagumana uyu mwana. Hashize rero amezi makeya ubwo yaje kubyara umwana w'umukobwa, abyara umwana mwiza cyane. Ubwo rero byatumye atabasha kurangiza amashuri. Ahangaha rero inzozi zose yari afite byasaga nkaho zimurangiranye atakizigezeho. Ubwo yagumanye n'ababyeyi be akomeza kwita ku mwana we ndetse atangira gutekereza ibyerekeranye n'amahitamo yahisemo akamugeza kuri ubu buzima yari arimo kubamo. Abaturanyi bose wasangaga bari kumuvuga, bamuvuga umutima ukamusimbuka akumva yicujije cyane. Ariko ubwo yarakomeje arikomeza, yiyemeza yuko byanze bikunze agomba gukora ibishoboka akita ku mwana we. Anita wari umusitari muri cya kigo, yabuze buri kimwe cyose. Imico ye mibi yaramurangije, ahazaza he hahise harangiriraho. Anita nta muntu n'umwe wongeye kujya amwitaho. Anita ahangaha yabaga mu gicucu cy'amakosa ye. Ahangaha byamwibutsaga yuko niyo yaba ari inyenyeri iri kumurika nayo ishobora kugwa. Ikigo rero bahise bafata umwanzuro yuko bagomba gushyiraho amakamera bagakontorora buri kimwe cyose ku buryo nta mwana uzongera kukivamo. Ahangaha muri iki kigo nta mwana wari wemerewe kongera kuzanamo amatelefone. Se bashyizeho gahunda yo kuzajya baganiza abanyeshuri mu bijyanye no kwitondera abantu muba mugendana. Inkuru ya ubwo yabaye isomo ku bana b'abanyeshuri. Ubwo yakomeje gukora ibishoboka byose yita ku mwana we, ahitamo kwigira ku makosa ye yakoze. Ni ingenzi yuko duhitamo amahitamo nyayo kandi tukitondera guhitamo inshuti zacu tugendana nazo. Wakoze rero kubana nanjye kuko utangiye kugera ku iherezo. Nizere ko iyi nkuru hari ikintu yakumariye, nizere ko iyi nkuru hari ikintu yakwigishije. Nawe mubyeyi ufite abana, ni byiza ko ukurikirana abana bawe ukamenya ubuzima bwabo, cyane cyane ababa ku bigo bigaho. Nizere ko iyi nkuru uri buyisharinge, ukayisharinga abandi babyeyi nabo bafite abana babo bakaba hari icyo bayigiraho. Wowe utarakora subscribe, ndagusaba ngo urebe ahantu hatukura ukande subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Wakoze rero guhitamo Behind Walls Show. Nawe ubutaha. Ciao ciao. God bless you.